tekereza ugeze ku muryango w'ikibuga cy'indege mu mwanya wo kwerekana pasiporo n'ibindi byangombwa byose bisabwa ku kibuga cy'indege, ukareba mu kuma mu masegonda make amakuru yawe yose akwerekeyeho akagaragara mu kanya gato nk'ako guhumbya, ukemererwa gukomeza cyangwa se ugashyirwa iruhande bakabanza bakakwigaho neza. Uribaza uti ese ubundi aya makuru bayakura he? Uyu munsi murabizi ko abanyarwanda bose n'abanyamahanga batuye mu Rwanda bujuje ibisabwa bari gushyirwa muri systeme izwi nka irangamuntu, indangamuntu koranabuhanga. Ushobora kutumva uburemere bwabyo kuko wenda turagera ku bibuga by'agatangaza aho Mad muri Qatar, Dubai cyangwa se Chang muri Singapore. Ntushobora kumva ko iri koranabuhanga rizaba rikoranye n'ikoranabuhanga ridasanzwe rizaba rigezweho riri mu kibuga mpuzamahanga cya Bugesera, ibi byitwa Smart Airport. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu by'agatangaza ku kibuga cya Bugesera bizaba ari umwihariko mu bibuga bisanzwe bya Afurika, Bugesera International Airport. Nawe wibaze niba iki kibuga kizaba kiri mu ishusho y'ibibuga bitangaje byo mu burasirazuba bwo hagati nk'ikibuga cya Dubai cyangwa se Mad i Doha muri Qatar. Ucyumva ibyo wahita wibaza ikoranabuhanga n'urukoryo tuzaba twibereye muri iyi mirambi yo mu Bugesera iwabo rw'imisozi igihumbi. Yamatsiko yambanye menshi, ndibaza niyemeza gusoma nongeraho kugera kuri tere ngo ndebe koko ko ibivugwa ari ukuri. Ibyo nabonye byarantangaje numva sinabyihererana, nifuza kubibasangiza. Reka muri iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro turebere hamwe ikoranabuhanga nasanzwe rizaba rikoreshwa muri iki kibuga mpuzamahanga cya Bugesera. Turareba ibice byose bigize iki kibuga ndetse turebe n'ishusho ngari kizatanga mu bice bicyegereye. Dusoza turarebera hamwe amahirwe azazanwa n'uyu mushinga ku baturiye iki kibuga ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Twongeye kuba kaze mu kiganiro baza ushira amatsiko. Uyu mwumva ni Francis Nkurunziza. Ikibuga cy'indege cya Kigali giherereye i Bugesera mu ishusho ya Chang International Airport muri Singapore ni ugushyira u Rwanda imbere mu ntego zo kugera ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'ingendo zo mu kirere ku isi yose. Kugira ngo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera kigere kuri uyu muhigo bisaba kurenga ku kubaka inyubako isanzwe gusa, ahubwo hakubakwa inyubako zishingiye ku gishushanyo mbonera kigendanye n'ibintu nkenerwa byose mu buzima, geophilic design n'ubuhanga buhambaye mu bwubatsi ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho. Kimwe mu bizatuma iki kibuga cy'indege kigira umwihariko utasanga ahandi mu bibuga bisanzwe bya Afurika ni uko inyubako zacyo zizaba zubahiriza amahame y'ibidukikije, green building principles. Muri Bugesera, Kigali n'indi mijyi y'u Rwanda muri rusange, ibi biri kugerwaho binyuze mu buryo bwa geophilic design, mu buryo hakoreshwa cyane urumuri karemano, inyubako zifite umwanya wagenewe ubusitani, green spaces, n'imiterere y'inyubako ituma gukoresha ibyo bikorwa remezo bimva baguwe neza mu mutwe. Ibi murabizi cyane kuko biri mu byatumye Kigali iba umwe mu mijyi ikeye cyane muri Afurika yewe no ku isi yose muri rusange. Ku kibuga cy'indege cya Bugesera, inyubako y'abagenzi Kamino izaba ifite ubuso burenga metero kare 130 mu cyiciro cya mbere cy'umushinga. Ifite igisenge gikoze mu buryo bw'imigongo igonze, bishushanya imisozi n'udusozi biranga u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Imbere muri yo hateganyijwe imyanya migari n'inkuta z'ibirahure kuva hasi kugera hejuru bizatuma urumuri rw'izuba twinjira mu buryo buhagije, kandi bikazajya bituma abagenzi babasha kureba hanze mu misozi n'ibibaya bya Bugesera. Mu gushyiraho ubusitani bw'imbere mu nzu n'inkuta ziriho ibimera n'indabo byo mu Rwanda, iki kibuga kigamije kwigana ikirere cy'u Rwanda kizihira buri wese, kugira ngo umugenzi usohotse mu ndege ahite yumva ko ageze mu gihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu gisukuye, ikirango cy'ejo hazaza Afurika. Ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera kizaba cyubatse mu buryo gishobora kwakira indege nini cyane ku isi, bitandukanye n'imbogamizi ziba ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe. Inzira y'indege y'ibanze izwi nka piste cyangwa se runway izaba ifite uburebure bwa metero 3750, aho yubakishijwe beto mu rurimi rwa engineering izwi nka reinforced concrete ndetse n'ubwoko bwa kaburimbo buzwi nka high friction asphalt. Ibi bikoresho byubatse izi piste bituma indege itanyerera, aho ibi bikoresho bifite skid resistance iri hejuru cyane. Iyi piste izaba ishobora kwakira indege rutura zo mu rwego rwa code F nka Boeing 747-8 na Airbus A318. Imiterere y'inyubako itangirwamo serivisi zishingiye ku ngendo zikorerwa muri iki kibuga yubatse mu buryo bwa modular steel frame structure, aho yubakishijwe ibyuma bizashobora kongerwaho ibindi bituma hazashobora kwagurwa mu gihe kizaza bitabangamiye indi mirimo ya buri munsi. Iyi nyubako nk'igice cy'ingenzi cy'ikibuga izaba irimo imyanya 22 abagenzi binjiriramo, check-in counters, amarembo 10 yo kwinjiramo mu ndege n'ibiraro 3 jet bridge. Aha ni muri phase ya mbere y'umushinga izuzura muri 2028, kikaba gifite ubushobozi bwo kuzagera ku marembo 20 muri phase ya kabiri izarangira muri 2032. Hari kandi inyubako yagenewe kwakira imizigo toni 150 z'imizigo ku mwaka. Iki gice ni moteri izatuma u Rwanda rugera ku ntego yarwo yo kuba ihuriro ry'ubwikorezi mu karere. U Rwanda rwemeje kuza ku isonga ku isi mu bijyanye n'amategeko yo kurengera ibidukikije,
kandi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera ni ahantu heza ho kwereka isi yose ko rukataje muri urwo rugendo. Binyuze muri gahunda y'iterambere rishingiye ku bidukikije Green Growth, uyu mushinga ugamije kubona umudari wa silver mu bijyanye na leadership and energy, bizatuma iki kibuga cy'indege kiba kimwe mu bibuga by'indege bibungabunga ibidukikije cyane muri Afurika no ku isi yose muri rusange. Ikibuga kizaba gikikijwe n'uruganda runini rw'imirasire y'izuba rutanga amashanyarazi menshi akomoka ku mirasire, ruzatanga amashanyarazi menshi akoreshwa mu nyubako y'ikibuga. Ibi ntibizagabanya gusa ibyuka bihumanya ikirere, ahubwo bizatuma iki kibuga kigenga mu bijyanye n'ingufu, bikarinda ko gihagarika imirimo mu gihe habayeho ikibazo cy'amashanyarazi ku rwego rw'igihugu. Bugesera ni agace katarangwamo imvura nyinshi ugereranyije n'ibindi bice by'u Rwanda. Kugira ngo ibi bikemuke, ikibuga cy'indege gikoresha uburyo buhanitse bwo gufata amazi y'imvura. Igitonyanga cyose kigwa ku gisenge kinini cy'inyubako kizajya gifatwa, kiyungururwe maze cyongere gukoreshwa. Aho kwiringira uburyo bushaje bwa climatisation bukoresha ingufu nyinshi, inyubako izakoresha uburyo bwo kuyungurura umuyaga usanzwe n'ibirahure byihariye bizajya bisunika ubushuhe ariko bikinjiza urumuri. Ibi bizatuma imbere mu nyubako haguma ubushuhe buringaniye. Ibi bihura n'amahame ya Green Building Principles. Ku kibuga cy'indege cya Changi muri Singapore, umwihariko waho ni uko serivisi zaho zihuta. Ku kibuga cy'indege cya Bugesera, ikoranabuhanga rya Smart Airport ryateganyijwe kugira ngo umugenzi akore urugendo adakeneye guhura n'abantu benshi cyangwa se gukoranaho bya hato na hato contactless. Hazajya hakoreshwa ikoranabuhanga rya biometric processing ryo kumenya isura n'amaso, facial recognition and iris scanning. Abagenzi bakazaba bashobora kuva aho biyandikishiriza kugera ku muryango w'indege batagombye kwerekana ibyangombwa by'impapuro kenshi. Iri koranabuhanga rizajyana na sisitemu y'indangamuntu koranabuhanga nk'uko uyu mushinga watangiye gushyirwa mu bikorwa. Iri koranabuhanga kandi rizagabanya cyane igihe cyo gutonda umurongo. Sisitemu yo gutunganya imizigo igezweho izajya ikoreshwa. Izaba ishobora gutunganya imizigo ibihumbi mu isaha imwe hatabayemo kwibeshya na gato. Yemeza imizigo y'abagenzi bahindura indege kandi yimurwe vuba nk'uko abagenzi bwabo bimuka. Mu kwigira ku kibuga mpuzamahanga cya Changi, icya Dubai ndetse n'icya Hamad, ikibuga cy'indege cya Bugesera kizaba gifite ibyumba by'abanyacyubahiro lounge. Kizaba kandi gifite amahoteli y'abagenzi bari mu ruhushya rw'akanya gato transit. Kizaba kandi gifite ahantu ho gucururiza ibintu by'agaciro kandi bigezweho. Intego y'ibi ni ukugira ngo abagenzi banyura kuri iki kibuga babashe guhaha ibihahanwa bijyanye n'urwego rw'Uburayi cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Ikibuga cy'indege cya Bugesera ntikizaba ari inyubako gusa, ahubwo azaba ari ipfundo ry'ubukungu bw'Abanyarwanda ndetse n'Afurika muri rusange. Kizaba ari ishusho isobanura urugendo rukomeye rwo kuva mu mateka mabi ujya mu byiza by'abatuye igihugu. Aha twatemberaga mu kibuga cy'indege cya Bugesera turebera hamwe ishusho yacyo ubwacyo ko kizaba giteye. Tubashimira ko mudahwema kubana natwe. Iyi ni Inkuru Nziza Insight, kimwumva akaba ari Francis Inkuru Nziza. Nakagaruka.